Turabasuje kandi tubaye ikaze nshuti bakunzi ba Isange TV Show. Twongeye kubararikira kubana natwe, amazina yanjye ni Uwase Diane, akaba ari njye tubana no kuri channel yacu Isange TV Show, aho tubagezaho ibiganiro bivuga ku buzima ndetse n'imirire. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mboga zifite intungamubiri nyinshi cyane zitwa broccoli. Izi mboga ni zimwe mu mboga dusanga mu muryango tuzi nka brassicas, aho dusangamo ubwoko bw'imboga zitandukanye zifasha umubiri kubera intungamubiri nyinshi kandi zikomeye tuzisangamo, urugero nka cabbage n'izindi. Broccoli ni imboga ziribwa cyane mu bihugu byinshi ku isi kubera intungamubiri nyinshi zirimo ndetse n'akamaro gakomeye zigira ku buzima bw'umuntu. Mu kiganiro cyacu reka turebere hamwe ibintu bitatu by'ingenzi kandi uri busange ukwiye kumenya. Kora subscribe niba utarayikora, hanyuma dutangire. Tudatinze rero reka turebe ibikubiye muri izi mboga tumaze kubabwira zizwi nka broccoli. Broccoli ni imboga zirimo intungamubiri nyinshi zifasha umubiri gukora neza. Urugero mu ntungamubiri ziri muri broccoli, intungamubiri ya mbere ni vitamine C, ifasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Harimo kandi vitamine K ifasha amaraso gufatana ndetse no gukomeza amagufa. Broccoli irimo intungamubiri ya gatatu tuzi nka vitamine A, ifasha mu kurinda amaso. Broccoli irimo fiber cyangwa se ibikatsikatsi bifasha igogora bityo rikaba ryiza. Muri broccoli kandi dusangamo potassium ifasha umutima gukora neza. Broccoli ni nziza kuko irimo kandi na antioxidants zifasha kurinda umubiri indwara zitandukanye. Ngira ngo akamaro ka antioxidants twarakabonye. Twihuse reka noneho turebere hamwe akamaro ka broccoli ku buzima bwacu, ku buzima bwawe, ku buzima bwanjye. Kurya broccoli bifasha umubiri ku buryo bwinshi. Urugero, kongera ubudahangarwa bw'umubiri kubera ko zirimo vitamine C. Iyi vitamine C ifasha umubiri kurwanya indwara ndetse no kuba wagira ubudahangarwa, aho iyi vitamini ikenerwa cyane n'umubiri kuri buri muntu wese. Broccoli kandi idufasha mu kurinda indwara zimwe na zimwe zikomeye. Broccoli zirimo utunyabutabire twitwa sulforaphane dufasha kugabanya ibyago bya zimwe mu ndwara nka kanseri ndetse n'izindi. Gutera imbere kw'igogorwa ryiza cyangwa se broccoli zifasha gutuma igogorwa ry'ibiribwa riba ryiza kubera fiber nyinshi zirimo zifasha igogora gukora neza kandi zigafasha kwirinda impatwe cyangwa se kwituma bigoranye. Ahangaha ni udukatsikatsi twiza dufasha igihe igogorwa rigiye kuba, bityo rikaza kugenda neza ukumva ibyo wariye bitakirimo kukubangamira cyangwa se bitagugaraye mu gifu. Ahangaha ni akamaro keza ka broccoli, ariyo mpamvu ukwiye kuyibandaho mu bwoko bw'imboga ukoresha. Broccoli kandi dufasha mu gufasha umutima gukora neza. Intungamubiri zirimo nka potassium zifasha kugabanya ibibazo by'umutima, bityo bigatuma ubuzima bwacu bugenda neza igihe twakoresheje izi mboga za broccoli. Broccoli kandi dufasha mu gufasha amagufa gukomera kubera vitamine K irimo. Broccoli zifasha amagufa bityo akaba yakomera. Akangaka ni akamaro keza, aho buri muntu wese aba akeneye ko amagufa ye akomera kugira ngo arusheho kugubwa neza. Ako twababwiraga kari akamaro ka broccoli. Ese noneho wakwibaza ngo ese broccoli ikoreshwa ite mu mafunguro? Broccoli zishobora gutegurwa mu buryo butandukanye bitewe n'uko wabishatse. Ahangaha ubu ni uburyo bwa mbere bwo kuziteka mu mazi, ariko ni imboga mbibutse neza ko bidakwiye kuziteka ngo zishye cyane. Ahangaha ni ubundi buryo bwa kabiri, ni ukuzikaranga hamwe n'izindi mboga cyangwa se n'ubundi bwoko bw'imboga. Uburyo bwa gatatu broccoli zikoreshwa ni ukuzishyira muri salade cyangwa se zikaba zakoreshwa mu isosi. Ubu nabwo ni uburyo bwiza. Broccoli ni imboga wakoresha uburyo bwose ubishakamo, ariko ukirinda kugira ngo zidashya cyane, bityo za ntungamubiri tumaze kubona zikagabanuka cyane. Ni byiza
kutaziteka igihe kirekire kuko bishobora kugabanya zimwe mu ntungamubiri nk'uko nari maze kubibabwira. Icyo tumaze kwiga neza ni uko dukeneye ubu bwoko bw'imboga kugira ngo turusheho kubaka ubuzima bwacu bw'umutima, kubaka igogorwa ryiza ry'ibiribwa, kubaka ubudahangarwa bw'umubiri kubera ziriya vitamine zitandukanye tumaze kubabwira ziri muri ubu bwoko bw'imboga bwa brokoli. Tugana ku musozo, twavuga kuri brokoli ari imboga nziza zifite intungamubiri nyinshi cyane zifasha umubiri wacu kugumana ubuzima bwiza. Turabashimiye mwese tubanye, turagusaba gukora subscribe niba utarayikora, ndetse tugagusaba kugira ngo tugezeho igitekerezo cyawe twandikira komenti, igitekerezo, icyifuzo cyangwa inyunganizi. Ikindi kandi niba ukunze video udusigire like, utubwire ko wayikunze. Turabashimiye mwese tubanye, amazina yanjye ya Lidiane Uwase, mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana bane namwe.